Ola tuwa kabisa ati byeme udi mwanza cyane kabisa mwita Brysee. Fresh my bro. Meze fresh man. Rakomeye. Ewa meze fresh kabisa. Vibes are fresh. Vibes ndazihora na man. Yeah man. Ufite kuranga my bro. Ewa thank you kabisa. I'm so happy to be here man. Yeah man. Ndishimye cyane kuba ndi kugaragara ku gitangazamakuru nk'iki ngiki. Tumaze igihe dupanga byo wamugani. Tugomba kwishima Imana. Bimaze igihe kugira ngo mufatishe byari. Byadako byakunze n'ikinyezo ko byanakunze twishima cyane kabisa. Anyway, muri wowe urumva umeze ute nyine just urumva kubura ahanga tuzana indirimbo yagiye n'indirimbo nza by the way yakoze n'umushito wanyu TDM. Musubize ndabizi abadukurikiye byadanje kabisa TDM. See you my brother. Urumva nyine bimeze bite muri wowe just nyine expressing how you feel. N'urugendo rutoroshye. N'urugendo navuga yuko ndishimye byataye. Birarenze byataye kubera yuko nibwo bwa mbere navuga yuko ngeza ku gitangazamakuru gikomeye nk'iki ngiki. Rero urumva I'm so happy, urumva ni motivation ya danje. Utawumva by proud noneho ibintu uri gukora ukavuga ati now my future is now. My future is in the hands. Urumva is in go hands urumva. Alright, turabona cyane kabisa Brysee. Anyway, ari mu birori majama performance muri iwacu na muzika muri Nyagatare ejo. Narakubise man, nakubise muri iwacu muzika muri Nyagatare. Ndumva narakubise kabisa byari fresh, stage yari cool. Niyo big stage yanjye ya mbere yari irenze kuva natangira career y'umuziki. Nibwo nari mbonye stage iri hejuru iriho ibyamamare koko. Agize aho kuganira nabo nacirinze na Bushari. Niwe umuntu twari turi kumwe muri university ko niwe wankurikiye kuri stage, abandi bari batarahagera. Ati yo so twaciringa biraho ngaho nyine nk'abasare. Ariko ndamuzi kuna bayifunze nyine. Ariko urumva nyine byari fresh cyane. So byagusigize imbaraga, byagusigiye cyase babo. Iyo ugiye kuri big stage nk'iriya, ikintu cya mbere wigiraho management ya stage. Uravuga uti how i management nda managing iyi stage nda managing gute. Ukareba fame abantu bose bari aho ngaho. Iyi audience iri aho ngaho bavuga ati how can I control this audience ku buryo bari bube barakomeza bakurikiye stage yanjye ni babe board. Urumva usanga ukubita do stage dusanzwe ukabona urabakonfamize nka kaminuza yose urayemeje kagira ngo wende uzemeza n'ibindi 10,000 biraba. Rero iyo hageze man ni experience ya mbere ubona. Ukabona none sasa kunira stage bayubatse. Iyo nta urumva ngo unamenya move uri bukore. Ahantu nawe ugarukira kuko birebye nabi hari abanahanuka. Wanahanuka for sure. Rero batingahe? Era experience yo nakubise 15. Wow, ndibo zingahe so? Nakubise indirimbo enye. Iyi birebe byaje byemeze ukigimagiro byari bimeze biti. Twita vibe twego byari bimeze ko twagiye nta mwanya twagiye. Nagezeho ntabwo ari byemewe nakubise. Nawe iririmbye? Ntabwo naririmbye ari tarasohoka. Nahereye ku ndirimbo wanjye yitwa Crazy nakora. Tubikore. Yeko nyinande? Nayikoranye nanuza na Nox Beat. Nox Beat. Yaririmbye se nawe muri Monster Record. Yaririmbye cyane producer wayo gusa. Oya niwe producer. Twimbo gatoye bagakora tugime tubaruke vaho. This guy she's so romantic. This guy she's so romantic. She loves most inezego kwama. Yes inezego kwama. She gonna make me crazy. She gonna make me crazy nukuri. She gonna make me crazy nukuri. Yeah. She gonna make me crazy. Yeah. She gonna make me crazy. So, ndiyo nzatira batata Brysee my brother. Otuti Nyagatare ko niho turuka cyangwa no murugo ni hali Kigali man. Nasi yote kucyo perform. Netse ko mpamvu nakubiseyo. Nigaga muri UR. Nigaga muri UR University of Rwanda. Nari nkubise y'imyaka like 5 yose. Urumva rero aboro nigaga zari zigiye kirekire kandi kuva najyayo ni nabwo natanye umuziki. Urumva nari nabaye nk'umurokare wa Nyagatare. Bajya nsora imiziki nka promoting Nyagatare ngazana Kigali gakeya kubera. Umugabo mutwa muzukuru ramuzi. Muzukuru ndamuzi. Aha, uriya kuri flash Nyagatare ndabizenze ko akora ibintu bya fresh cyane kabisa. Bishout you guys nabitwa bagadi gasabira. Cyane kabisa my guys. Aba Kalori. Ya bose kabisa. Nabongo bacu kuri Nyagatare kuri flash yacu. So babirimo. Yeah, anyway, umuziki ubona imyaka 5 maze umva watangiye Nyagatare, umuziki umaze kubona nyine warahinduye iki ku mibereho yawe? Umuziki ikintu cya mbere wahinduye wangize umusirimu. Wangize umusirimu bro. Ikindi kintu wenda cyadanje umuziki buriya no umunezero. Wow, happiness. No umunezero niyo utaba uguhereza ibiceri. Uba uri free in mind. Bomva uri free byatari uraruhuka mu gihe by the way byamfashaga kwiga. Mu gihe nize na board ibyo bya engineering babirenze. Mu gihe na board nkatanya umuziki wanjye nkumva ndi free. Nkumva mind yanjye baye open. Apart y'ibyo ngibyo ma link
imuza n'abantu batandukanye mu nzego zitandukanye ukabona niba ukeneye service iri kwihute bitewe n'icyo kintu. In terms of money ntabwo yari yaje. Bizaza kibazo. So umaze gusohora hanze indirimbo zingahe magenga ya? Maze kubita hanze indirimbo 5. Wow. So feedback imeze mu bantu. Feedback navuga yuko natangiye kubona feedback irenze kuri indirimbo. Nibwo natangiye kubona feedback kubera yuko nibwo natangiye kwinjira mu itangazamakuru cyane. Nibwo media cyane yatangiye kunyapproachinga. Wow. Navuga yuko feedback iranyereka yuko noneho ibintu byanjye batangiye kubikunda. Niyo song yarebwe cyane mu ndirimbo nakoze. Natwe bana bangaye ko kutubwira abanyarwanda kuyireba. Bajye kuyireba irimira akabaka mu 2007. Wow. Guys, mujye kuri channel yitwa Brysee. Marika bati biremewe. Byemewe confirmed byemewe Brysee Rwanda byemewe mugende kuri channel yetu byemewe by Brysee maze ko mu indirimbo ye just mu streaming muyirebye mwe ko baza ko mufashe bya danger baza ko mukoze ibintu bya fresh kuri career yiwe man ngiye mu yanyandikiye message urumva tuno turapanga interview nyine ibintu mbamara bamfashe mu maso ndavuga ati nta kintu nakoretse kuvuga ati yo ku televiziyo message sinayisubiramo sibyo nako yandikiye message ni bya danger nayibonye numva inkoze ku mutima ndavuga ati no ngo bagutaturira ko tubikora so ndashimana ko uri ahanga ndashimana ko tuba turagana ku muziki wawe ndashimana ko n'abanyarwanda bagiye kugenda gusapotinga ndashimana ko imiryango ibinzozi zawe nyuma y'imyaka 5 no kugenda ubona inzira nyine nibyo byiza cyane kabisa ahanga ni mu rugo zahahura iteka ryose uzajya ufite imiziki n'abari n'ahari abo uzasanga bose bazaguha ikaze ariko noneho n'icyo kwifuza ku banyarwanda ikintu ndi kwifuza ku banyarwanda ni kimwe ndi mushya navuga ko ndi mushya kubera yuko na producingaga one song per year kandi nibe promoted kubera yuko navuga ni kwishuri simfite connection ihambaye mu itangazamakuru ngo mbere bam promotinga iyi song impamvu ndimo ndagenda nzenguruka mu itangazamakuru kubaho biri gukunda no kubera yuko ndi mu rugo nasoje kwiga mari ndimo ndagerageza kugera ku bantu bose bashobora kumfasha rero navuga ko ingi ariyo ntangiriro yanjye uko mparinze ni wenda ni nahahise icyo mbasaba ni kimwe nibwo nanjye urugendo rwa fresh just banyere ku rukundo ntabwo mfite management simfite any supporters I hustle myself ndahasoringa kubwanjye kugira ngo producing audio na video navuga yuko urukundo rwa mbere mbashakamo nuko bareba ibintu byanjye nibura iyo watch time ziri kuzamuka abantu bagasharinga indirimbo yawe kenshi bituma na wa muturage urepfa iyo ngiyo utakuzi indirimbo imugeraho bigatuma izina ryawe rigenda rizamuka muri society icyo nabasaba rero kimwe no kunsupportinga muri ubwo buryo ni kese haba hari nk'umuntu wenda udukurikiye wumva wakunze impano yanjye ushobora kuba yamfasha cyangwa se twakorana mu bundi buryo amarembo arafunguye bansupportinge bajyeho barebe indirimbo yanjye nshyashya navuga yuko ni indirimbo iryoheye amatwi kandi iryoheye amaso ngira ngo abadukurikiye babibonye uretse kuri YouTube harananiri kuri YouTube hari no kuri TikTok TikTok ufite sound bakore challenge iriho bakore challenge abashoboye no kuri Spotify numva yaragezeho mu minsi yashize na boom prayer Brysee ngo arashobora spelling kugira ngo biborohere ukuntu Brysee byandikwa izina ryiwe imbuga zanjye zose ukuntu nitwa imbuga zanjye zose ni Brysee Rwanda wandika ba ugashyiraho ranoya ugashyiraho ya ugashyiraho sa na ebyiri then mugashyiraho Rwanda uhitubona indirimbo yawe byemewe utizaho ha crazy izitwa sanga izitwa that's why ziriho zose na stage ngenda nkora by the way na performance ya iwacu umuziki iriho nabo bagende barayibona okay utabasabira no tutokoye kuturimbira kuri byemewe then ase tukayikinanga na kurekwa bafite abatumirwa benshi hanze babonye ko banegereje ari benshi byandanje ariko nekeza ko icyo dukeneye no kwereka twereka abanyarwanda umuhanzi ka hari tumwereka ibihangano byiwe turababwira aho bisanga kugira ngo bibe byiza cyane next time uzaze utabasubiramo ngo tishano yayi ni yingi so masura no turafite kuba ujye kurimba kuri ndirimbo yawe nshyashya asige ngo ya DJ akayikina tukaguherekeza wowe rugingo ni cuma gizaho uri nk'umwuka mumeka finally pepe waishuriwe inzozi zanjye oya windekura winsigano mawe you deserve to be my wife mwe promire nice I know I know to be a lover byemewe usota bindi bawo biri no fear oh baby no fear ubaye wanjye byemewe no fear baby no fear ubaye wanjye byemewe
That's my brother with our Brysee Rwanda. Shama. Kuri Instagram ye bakamufollowinga, TikTok sound yamaze kwagera already. My bro, usanye nishimiye impano yawe urumva, to be honest nishimiye impano yawe, anytime uzanyenera ntabwo uzongera gutinda nkuko byatinze, bizihuta cyane kurushaho sibyo. Usanye ndagushimira ko wihanganye kandi ndagushimira ko igihe gikwiriye kandi dukoze interview, twaba dukoze ikintu cyiza cyane. Ndaraza kuza kuvugana nyuma y'ikiganiro ibindi nzagufasha sibyo. Ariko ngenda ndagushimira cyane ko warihanganye kandi ndagushimira ko bashije kugira ngo tugakora. Reka mushimire nawe ugira ibintu bifite amasegonda 10 kugira abandi nabushimira. Ikintu navuga ni kimwe no gushimira Flash TV muri rusange kandi imbere y'abanyarwanda bumve ko nshimiye Amos cyane. Ndamushimiye ndetse na komite na DJ wacu. Ndabashimiye cyane. Iya bari support nini cyane. Hari abana benshi cyane bari hasi babifuza kugera hano nka. Kuba waba wemeye kwigwa mu kavuguti reka numene Brysee. Ntabwo nigomwe nacyo nigomwe nacyo. It's a big thanks bro. Ndabashimiye cyane. Kandi abanyarwanda bumve ko televiziyo ibereho gusupportinga abana b'abanyarwanda cyane kabisa. Tuzaho tunazikora. So Brysee mfasha guherekeza umuvandimwe n'indirimbo yitwa byemewe mujye kwishaka namaze kwibabwira cyane. Iki kiganiro cyaza gusoma ku saa 7 z'ijoro n'ubu kiri maso urongera kuza kukireba witonze. Ibindi tubivugana nyuma yaho. Reka tumereke tuze kwakira undi muhanzi mukanya nawe dufite izindi dufite andi bahanzi tuze kwakira, dufite abahanzi barimo ba Kidi, dufite abitwa ba wa Muniga, dufite benshi baza kuza kuri zero studio mukanya gato ndaza kuza nabo tubahereza ikaze muri kino kiganiro. It's a flash mix, it's your boy Amos ari kumwe na DJ Brysee ujya kudufasha kwanga bw'ibyuma. Byemewe Brysee Rwanda indirimbo nziza cyane cyashya brand new song muri Flash Mix right now, it's playing.